aposo uyu munsi wa none igihe mfite abakristo Nyamata bavuga ngo pastor mugeze naho musuzugura amaturo tubaha. Ni umukristo w'umucuruzi kandi yambaga icyacumi. Urabyumva neza? Kwereki so udafite icyahomba agerageza guhombya abandi. No kuvuga ngo yagukuye ku mugati. Bwo ambasaderi wa Uganda muri Oni yaje mu Rwanda kubona na president wa Republika uyu munsi wa none Lieutenant General Kayine Rugaba Muhozi akaba yaje kubonana na president wa Republika. Mutabazi ntahagara ku kintu kimwe. Buriya gihe ntinya umuntu udahagara ku ijambo rimwe ngo arituremo. Niba uri umunyepolitiki uvuga ati je navuze gutya badakere umuntu usuzugura amaturo y'abakirisitu urumva je ntabwo nagenda na Mutabazi. Noneho Mutabazi yavuguruje bibiri. Yavuguruje bibiri. Ko kuvuga ngo wimenyera amavuta mwimenyera amavuta yanyu nimugende mumenyera abene wanyu. Bene wanyu se ni intumwa. Ukuri kwibanda kubwiza ukuri n'igiceri cya 50 cyangwa c'10 nta mukiristo wagitura aho hano Mutabazi avuze ari amagambo mu giterane. Kandi ikindi mpamye Mutabazi ntabajyana amagira. Ubizi ute? Oya ntaba. Ese warabagira? Inde? Wowe ugira abajyanama. Jewe? Aho niba uri gutokora ijisho ry'undi utabanje banza wumve. Jewe reka nkubwire. Turabasuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda ndetse na Bwiza TV. Uyu munsi rero twahuje imirongo kugira ngo tuganire na Pastor Claude. Ngira ngo Meki Pastor Claude ntumumenyere ahubwo naramubuze banza ari yarahunze. Nubundi Pastor Claude hari amakuru avuga ko wari warahunze igihugu. Wahungishijwe n'iki? Ikiganiro cyatangiye murakoze cyane. Primo Media TV sikwisiga yitwara Rwanda. Primo Media TV Rwanda na Bwiza TV. Bwiza TV ibya .com byo ntabwo turimo turandika ariko ubwo kuri .com ubwo bajyeyo. Kuko gende bo ndavuga ibyanga. Murakoze cyane kunyakira ku bitangazamakuru byanyu kandi ari nabyo by'abanyarwanda. Ni amazina ni Pastor Claude Imana ifite PS ni yayandi ngira ngo isi yose inkurikiye ni wa wundi sura ni yayindi izina ni ryarindi ntabwo mpinduka ni Pastor Claude Niyonzima. Murakoze cyane. Yego Pastor hanyuma icyo uvuga ko ushobora kuba wari warahunze igihugu ko umaze iminsi utagaragara ku bitangazamakuru kandi wari mu bantu bagaragaraga kabisa buri munsi. Ikindi ni wari uri no mu Rwanda ayo makuru arahari. Ushobora kuba wari warahunze ukavumbutse. Ko narigera mbona se Masasiyo Apôtre Masasiyo agiye kubwiriza ubutumwa mu mahanga ko mutaramuhamagaza ngo mumubaze ngo yari yarahunze igihugu. Gitwaza yavuye mu mahanga ko mutamubaza ngo Gitwaza wari warahunze igihugu maze iminsi utaba mu Rwanda. Cyangwa undi muntu wari we wese ko mutaramubaza ibyo ngibi. U Rwanda si gereza buri munyarwanda wese yemerewe kutura hashaka kuba hashaka imigenderanire ububanyi n'amahanga. U Rwanda rwirwa rushishikazwa no kugira ngo rudushakire ububanyi n'amahanga. Ibyo byavuga Pastor ibyo ni byavuga nkaho wenda mpama Masasu batamuhamagangira ngo hari nuko atari friend n'itangazamakuru. Ibyo ngibyo ni ibyabo ngabo babivuga. Muswahili yaravuze ngo wacu waseme mwisho watachoka. Reka bavuge ku iherezo bazaceceka. So wenye kusema watasema mambo bado. Kwa hiyo nitangaze yoyote yule ambaye ananisaliti cyangwa so ngo wese ubushaka kunzanaho ikibazo mubwire ngo uwo muraba yatsa ahubwo uzamugarukira ariwe. Kro ntago wari warahunze? Mpunga se ndahunga iki? Kini igihugu gifite umutekano. U Rwanda ruragendwa amanywa n'injoro. Umutekano w'abanyarwanda ni wose. Polisi muyibona ihagaze ku muhanda abasirikare babaturinze. Oya byanashoboka ko atahunze igihugu uhunze igihugu nka leta warahunze nk'amadeni warahunze. Ushobora no guhungira mu nzore gaburya ukifungira nta buryo mva bafungishwe ijisho nawe ukaba wakwifungira. None se yenda fungishwe ijisho nakoze iki mu Rwanda? Ntawe mfitiye ideni. Sindi umunyepolitike uharanira intebe runaka muri leta y'u Rwanda. Ikindi cyahoze ndi umunyarwanda wemerewe kuvuga udafunga umunwa. Kereka niba umunyarwanda wese yemerewe gufunga umunwa. So nihaye konji njya mu mirimo yanjye, njya mu buhinzi, njya mu bucuruzi, njya no mu gusenga. Ndi pastor, so njya mu mirimo yo kubaka urusengero kugira ngo ndebe ko ibyo leta dusaba twabyuzuza kuko mu Giswahili bavuga ngo ukarabati
kujya gukora ivugurura ry'inyubako y'urusengero. Ibyo byose rero nibyo nari impugiyemo. Ikindi ibyo kuvuga ngo sinabaga mu gihugu, nagiye mu ivugabutumwa nk'abandi bose. U Rwanda ntabwo ari gereza, aramutse ari gereza migration yafunga imiryango, ikibuga cy'indege cyakinga, hanyuma ubwo ngubwo bikavugwa ko mu Rwanda nta muntu wemerewe kuva mu gihugu ngo ajye hanze y'igihugu. wari uri mu kihe gihugu? Igihugu naho ndimo cyo ni mu ivugabutumwa, nari Zambia, nari muri Tanzania, aho hose nakoraga y'umurimo w'Imana. Nuvuga ngo bafunze indege, Rwanda yahagaritse kujyayo, namaze gutambuka. Hanyuma kandi dufiteyo na ambasade. Ntabwo wigeze ugera muri Uganda? Uganda rero kuva 2019 sindakandagira Uganda. Ubwo naringiye kubikomoza ko kuba mu gitondo ubwo twavuganaga bambwiye uti nishimiye cyane kuba Kainerugaba yahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibugande nari mfiteyo n'urusengero muri Ntungamo, n'ubu kandi rurahari. Aho imigenderanire itabereye myiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ubwo urumva n'u Burundi nabyo byose ni kimwe, ariko turavuga ku Bugande. Hagati y'u Rwanda n'Ubugande byatangiye bivugwa ko ari umuhanda wa Gatuna utameze neza urimo urakorwa. So ibyo rero dutegereza ko umuhanda ukorwa neza kugira ngo noneho tugende neza, umuhanda umeze neza. Hari habayeho ibintu byo gutenguka hariya ugiye kugera ku mupaka. Icyo gihe umuhanda wari urimo urakorwa koko, nyuma y'iminsi ngahe twumva byarangiye. Hajemo uruntu inama yo kutajya Uganda. Oya ntawangiriye inama, agiye umutima nama wanje. Leta y'u Rwanda yaravuze ngo iragira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda. Uretse na leta y'u Rwanda kubivuga, nanjye ubwanjye nk'umunyarwanda ufite ubwenge, ntabwo ndi umuntu ushobora kuba ndi impumyi ku buryo nari kugwa mu mazi, nari kugwa mu kiziba, mu ruzi ndwita ikiziba. Rero urumva umunyarwanda Muswahili yaravuze ngo adui wa baba yako ndiye adui wako, umwanzi wa papa wawe niwe mwanzi wawe. So mu yandi magambo, niba umuntu adakunda igihugu cyanjye, nanjye ntabwo ndi umukunzi wiwe. Hanyuma ko noneho tukiri ku cyo muri Uganda, uyu munsi none umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka ari nawe muhungu wa perezida wa Uganda, akaba n'umujyanama we, aracyari umujyanama mu by'umutekano, ni kuba yaje mu Rwanda. Wowe noneho uri muvuga butumwa, ujye usesengura politiki, urabibona gute? Ku rwanjye ruhande nk'umuvuga butumwa wajyaga mu Bugande kubwiriza y'ubutumwa bwiza, yewe tukanarenga tugakomeza muri Kenya duciye mu Bugande. Navuga ko ari intambwe nziza ndetse inejeje, abanyarwanda twakwishimira, abagande bakwishimira, kubera ko buriya iyo ubonye inzu y'umuturanyi, iyo ubonye umuturanyi wawe mutavugana, mudasabana amazi, mudasabana umunyu, mudasuhuzanya, waramutse ute, waraye ute, wiriwe ute, iyo komunikasiyo itarimo, nuvuga ngo icyo gihe nawe bawumva ko harimo ikindi kibazo. Ariko uyu munsi wa none niba Bugande bushobora gutera intambwe, ejo bundi ambasaderi wa Uganda muri ONU Adonia ayebare uhati yaje mu Rwanda, azanye ubutumwa bwa perezida w'u Bugande bwa Museveni, abuzananya kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu munsi wa none umuhungu wa perezida wa Repubulika wa Uganda yaje azaniye ubutumwa, none yaje kubonana na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. So urumva rero harimo intambwe ikomeye cyane hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Abagande rero barimo barareba ibyo byose. Hari cyanditswe dusoma muri Petero wa mbere kivuga ngo nimuconcomerana izuba ntirikarenge mugifitanye beef. Nuvuga ngo rero usibye ko nyakwa perezida wa Repubulika yari yaravuze ati nanjye cyo mfa n'Ubugande kugeza usina nakize. Urumva rero uyu munsi ngira ngo hari iherezo rimo riragenda risa ibintu bino biragenda bifata umurongo mwiza kuruta uko twabibonaga. So hanyuma noneho tugaruke ku bihe byawe, ku byo abantu benshi bagiye bakwibazaho, abenshi bavuga ati se Claude yagiye mu ivugabutumwa, umva uri public figure cyangwa se uri opinion leader. Akenshi rimwe na rimwe abantu bashobora kwinjira mu buzima bw'umuntu, umustar cyangwa se umuntu uvuga rikijyana, bakeneye kumenya amakuru yawe. Iyo urebye tuvuge nyuma yo kuva Zambia na nyuma yo kugera hano mu Rwanda, kuri wowe umwuka uteye ute ukurikije nuko wawusize? Ubwo ndavuga umwuka w'amakuru, umvisha ayo twavuze kuvugagaho, cyangwa se mu bavuga butumwa hari byinshi byavuzwe. Rero hari igihe abantu bashobora kuba
bafata u Rwanda nk'agahugu katagira amategeko, katagenda ku mategeko, nk'igihugu kidafite amategeko, kidafite ubwisanzure mu baturage. So nibwira ko jewe abavuga ntiuzabuza umuntu kuvuga. Abavuga baravuga, ubushobora no gusanga n'abahutuye miki cyangwa karindije abahutuye, abantu bavuga batari ko karinije abo cyangwa muri izi social media zanyu. Urabona ko nangwa hatangiye kuzamo uruntu ngo Yago TV yafunzwe, ngo yakuweho, Primo TV yavuyeho, Iris TV yavuyeho, ibintu nk'ibyo ugasanga bati abanyamakuru aba n'ababiki makuru binibi YouTube ni uyu nguyu ni wabikoze, aba nibo babikoze, ibintu nk'ibyo. So urumva rero amagambo y'abantu ntabwo azabura. Yesu yaravuze ngo ibisitaza ntibizabura, ariko ubiza nawe azabona ishyano. Rero abavuga reka babwire ngo ibyo byose ngo bakozwe n'isoni, kuba barimo barambona bakozwe n'isoni. Kuba bavuga ngo Claude haragiye ntazagaruka, Claude akaba barimo barabubona, bakozwe n'isoni. U Rwanda ni igihugu cyanjye, ni igihugu cyiza, ni igihugu kifite umubano n'ibindi bihugu, kirimo kiranaharanira kugira ngo abanyarwanda bambuke bajye Burundi, bajye Bugande, Kongo, Tanzania, ho mubano urasagambye turawufite. U Rwanda na Tanzania nta kibazo. Ariko urumva niba President wa Republika rimwe arashaka u Rwanda rushaka kugira ngo Ubugande umubano wongere usubireho, abantu bongere banyure Gatuna, banyure Kagitumba, bambukire Gisoro, ibintu nk'ibyo, banyure hariya zanuze n'ahandi ahantu nkaho. Hari n'ibyavuze ko Burundi nabwo bugiye gutungura. Abashinga ntaye nabo reka tubasuhuze, tubabwire ngo turagize mwiriwe, kuko urumva nabo turabakunda, n'abavandimwe n'abavandimwe, ni inshuti, ibintu nk'ibyo. Rero twifuza ko ntabwo tuba twifuza natwe uruntu hagati y'igihugu n'ikindi nk'abaturage, nk'abaturage twebwe Rwanda rugufi. Ari umuturage Rwanda rugufi aba yumva yakigira Ibugande kwizanira ya kawunga yiwe, akaba yumva na kamovit na kamovit magendo movit ubu ni magendo, kugasanga umuntu urumva hari utuntu twishi abantu bashobora kugira. Urabona hari abacuruzaga ibicuruzwa, imyenda, amashati, ibiki byose, ibitenge, ibintu nk'ibyo, hari n'ibyaturukaga mu Rwanda bijya mu Bugande. Rero n'umubano nawo mwiza, nabyo nk'abantungamo, Gisoro, Kabare, Rukiga district, za Singiro, abose ni abantu bakora ku mipaka y'u Rwanda. Rero urumva nabo iyo babonye imigendanire yongeye kuba myiza birabanezeza, nkuko natwe twaba tuneze. Wowe nk'umuvuga butumwe, kuko ntabwo nahoze mvuga ngo urumwe mu bavuga kijyana cyangwa se ufite byinshi ubona kurenza umuturage w'iyo hirya akure. Iyo urebye ubona rubanda rugufi, ngo rubanda rugufi ndavuga abamushumbye, babandi muturanye, ubona hari icyo rwahombye mu iri funga ry'imipaka? Guhomba rwarahombye, rubanda rugufi rwarahombye. None se tuvuge jewe usibye narwo nanjye narahombye. Nari mfite urusengero, natangije umurimo w'Imana mu Bugande, muri ya migenderanire myiza y'igihugu mu kindi. Cyo gihe u Rwanda n'Ubugande byaragenderaniraga, imipaka yaragendwaga, yari nyabagendwa. Ndagenda ntangiza umurimo w'Imana muri Ntungamo. Hanyuma nabwirizaga, nari mfite ikiganiro kuri radio yitwa Hope Radio Ikabari ya Bishop Kiza Aloysius Kabari. So cyatambukaga buri wa kabiri saa 3 za nijoro Ikabari. Urumva rero icyo gihe abantu bafashwaga n'ijambo, ubutumwa bwiza bunyuze muri Pastor Claude, Imana imutumye kuri abo bavandimwe b'Abagande, Ntungamo, Rukiga district, Abakabare, Abagisoro n'Abanyarwanda muri rusange, kuko Hope Radio ni radio yasakaraga mu Mutara, zantuze za Byumba, za Gicumbi, za Gisoro, hakurya hose, no muri Kongo yajyaga, no muri Tanzania yajyagayo, abantu benshi barahamagaraga. So urumva rero twaravugaga, navuga ngo nabaganye ufite, nagiraga n'amasengesho mu mibyizi yo kwa gatatu no kwa gatandatu. Hanyuma icyo gihe kwa gatatu mu gitondo navaga Nyabugogo, nkagera Ntungamo, nkatagiza amasengesho. Nashaka nkaba nataha muri uwo mugoroba, cyangwa se mu kimwe nkaba navuga ngo nzataha kwa mbere mu gitondo w'ikindi cyumweru. Urumva rero icyo gihe mwivuga butumwa Yesu yaravuze ngo nuko mugenda amahanga yose mwigishe ubutumwa bwiza abaremwe bose, abemera mu babatiza mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Mariko 16:17-17 Yesu Kristo niko yavuze muri ayo magambo. Rero guhomba abahombye turi benshi,
abanyarwanda barahombye n'abagande barahombye rero uyu munsi wa none icyo twifuza bwo ambasaderi wa Uganda muri ONU yaje mu Rwanda kubona na perezida wa Repubulika uyu munsi wa none Lieutenant General Kainerugaba Muhozi akaba yaje kubonana na perezida wa Repubulika muri ibyo byose na bagenzi be bamaze no kubonana oya buriya yabonanye na directeur yabonanye na chef d'état major w'u Rwanda bura na General Mubaraka Muganga babonanye nka mugenzi we wo ku butaka ibintu buriya byabaye technique urumva neza ibyo ngibyo nibyo twishimira natwe biradufasha muri byose muri rusange umubano mwiza hanyuma Claude wenda tujye tugaruke noneho hano mu Rwanda ugeze mu Rwanda mu gihe hari mugenzi wawe mu minsi yashize umaze iminsi avugwa yaje no kujyana ibaruwa ajya gusaba ko perezida wa Repubulika Paul Kagame aba baba wa taifa Burase ni mugenzi we ko undi umwe na Apôtre undi ni pasteur wigeze kuba kumwe wigeze no kuba kumwe uwo ari general wo kabandika pura oya nta general ni Bosco Kazura na Mubaraka Muganga tabaze ndavuze niryo tabaza mwa mushaka kwatsa ntabwo namumenye narimvuze niryo tabaza mwa mushaka kwatsa ntararimenya ni muri ibwire ryumve nase kandi waruvuze ati nta general ubwo niba mu oya muravuze ngo mugenzi wanjye general ubwo niba uwo mugenzi wanjye ari general jewe ndinde wigeze kubyivugira oya buretse ntabwo niba narigeze kubivuga sinzi niba nabivuze cyangwa ntarabivuze wavuze byinshi ariko urumva iyo twavuze ni byinshi tuvuga byinshi kuva bwacyo n'ubu navuze byinshi n'ubu kandi muragoroba navuze ibindi ni Apôtre Mutabazi mu minsi yashize yaravuze ati rwose ndasaba ko umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame yagirwa baba wa taifa ndetse yandikira inteko ishinga amategeko baranamwakira rwose nubwo ibyo baganiriye nyuma tutabimenye cyane meki hari ibyo wamenye ntago nabimenye ariko urebye byari nk'uburyo bwa presentation cyangwa presentinga nuza ishingiro ryo mushinga kuvugana n'abantu runaka groupe runaka ariko ari abantu bo muri Sena nawe nkuko yaje abitangaza ariko noneho kuro impamvu tukikubaje twebwe ese nawe hari abantu bamututse bamwe muri gospel batuyungu yagiye muri avuye muri gospel yagiye muri politique abandi batuye umuntu aravanga abandi batuye umuntu nta gahunda afite abandi baramushima bati nakomereza none wowe nkawe nk'umuntu mukunze guhurira muri media cyangwa se abantu mukunze kuvuga cyane ubibona gute nawe uri muri uwo mujyo wa Apôtre Mutabazi cyangwa uri contre nawe urambaza ko shyikiye Mutabazi cyangwa urambaza ko shyikiye ko perezida Kagame yaba baba Mutabazi ubwo iyo mukike Mutabazi ugurashyikiye n'igitekerezo icyambere yandika urwandiko sinari kumwe nawe wabyumvise neza meki na kari nijabo ndi kubyumva rwose yandika urwandiko ntabwo navuga ngo shyigikiye umuntu tutakoranye igikorwa cyo ya igitekerezo nicyo ntago tushaka umuntu turashaka igitekerezo igisubizo gihari mwari muvuze ngo bamwe baravuze ngo yavuye muri gospel ajya muri politike nta munyarwanda utari umunyapolitiki none se kandi mukanya amaze guhakana atari umunyapolitiki oya banza wumve se ubwo wasanga utari umunyarwanda nta munyarwanda utari umunyapolitiki politike biterwa nuko yaje hari politike nziza hari na politike mbi politike yo kwangisha umuturage uwundi iyo ni politike mbi oya noneho ubona cyaza politike yo kuvuga ngo nyamara uyu muhanda tunyuramo turabona usa nabi umeze nabi harimo ibinogo cyangwa se urimo ibyatsi ibintu bigize nyamuneka tuwakoze ntabwo urumwe rwakongera gutuma abantu akenda kabo kandura cyangwa se kanyagirwa reka uyu muhanda tuwuharuye buriya tuwiharuriye uwo ni umuyobozi tuvuge azanye igitekerezo mu muturage cyangwa se n'umuturage atanze igitekerezo muri bagenzi be kigeze mu buyobozi icyo ni igitekerezo cyiza umuturage wavuga ati ariko rero hari abaturage badafite mituweli kandi mituweli ni ikintu cyiza cyatuma umunyarwanda abasha kwivuza neza turumva dukoze ikibina runaka cyafasha abadashoboye kwishyura mituweli tukazabafasha kwishyura mituweli byaba byiza iyo ni politike nziza politike yavuga ati hariya hari abana bo mu mihanda
tubigenje gutya byagenda gutya na gutya nyamura dufashijwe gukora gutya byaba byiza. Iyo ni politike nziza. So rero hari na politike mbi niyangisha abandi, nifata bamwe ikabangisha abandi. Iyo ni politike mbi. Politike mbi ni social media yakamamaza ibihuha mu bantu mu bidahari, kumvisha ko ikintu gihari ari kibi kandi icyo kintu kibi kidahari. Iyo ni politike mbi. Ariko noneho niba umuntu avuga ati jewe ndabona President wa Republika yaba baba wa taifa yaba papa, ubwo ni umubyeyi w'igihugu. For example reka dufate Nyerere. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere n'ikibuga cy'indege kimwitirirwa cya Dar es Salaam. Oya, no mu biro byose ukandagiyemo haba harimo ifoto ya perezida uriho ubu ni ya Nyerere. Izo foto ebyiri ubu ya Magufuli yavuye muri ofisi, harimo iya perezida Rais Samia na Nyerere. Izo foto ebyiri ubu nizo zirimo. Ku bwa Magufuli habagamo iya Nyerere ni ya Magufuli, ubu uyu munsi rero harimo iya Samia na Julius Kambarage Nyerere. So none rero nsubiza ku kibazo mu mbajije cya Mutabazi yandika uru rwandiko, ntabwo giye wategura igitekerezo twari turi kumwe nawe. Ariko igitekerezo ntigisaba ko uwo kumwe ubanza wumve ikibazo gihari. Ashobora kuba yarateguye icyo yavuze, yari yaratangiye yatekereza neza, ariko hari igihe umuntu nanone avanga ibintu ugasanga n'irya mbere yakoze yabyangije byose. Sinzi niba ubwo ubisobanuye wavuze gute koro? Ushatse kuvuga iki ubwo? Icya mbere ku gitekerezo cye n'umuntu aracyagikomeje. Uyu munsi wa none icyo gitekerezo cyiwe reka sabe ngo inteko ishinga amategeko yandikiye ni abanyamategeko, ni abakontabure. Ubwo iyo mvuze abanyamategeko ni abashinzwe kumenya itegeko rivuga iki. Iyo mvuze abakontabire bize kontabilite za management ni abashinzwe kumenya ngo ese ibyo Mutabazi yasabye ese dufite ingengo y'imari yo kujya muri referendum y'abaturage. Icyo kintu muracyumva neza. Hanyuma baba wa taifa President wa Republika Paul Kagame afite aho yakuye igihugu afatanyije n'abandi banyarwanda, ariko yari kizigenza abarangaje imbere. Ibyo nta munyarwanda utabizi ibyo byose. Uwaramuka atabizi yaba adafite amaso yo kureba, yaba adafite n'amatwi yo kumva. Hanyuma icyo mvuga ni aha ngaha rero, uyu munsi wa none kuvuga ngo baba n'ubundi asanzwe ari baba wa taifa, kereka ahubwo niba Mutabazi abimenye umunsi kari baba wa taifa. Ariko we yavuga ko ikwiye ko kereka niba shaka ibi bavuga ngo Kennedy Kaundi ikibuga cy'indege cya Rusaka, Julius Kambarage Nyerere Dar es Salaam, Juma Kenyatta Nairobi, Robert Mugabe Apôtre Harare, ibintu nk'ibyo. Ibyo ngibyo byari n'ababyitiriwe batari kandi badafite nicyo bagiye, icyo yavuga nicyo bamariye intuzi. Mu kiganiro yahaye Primo Media na Bwiza TV yavuga ko nubundi kuba baba wa taifa nuko biba official, ibintu biba bigatanga. Ubwo bishaka kumera nka biriya i Burundi bari bakoreye Nkurunziza, President Nkurunziza. Biratandukanye. Urabyibuka ibyo bari bakoze ariko Nkurunziza nawe byenda gusa nkaho we ntibavuga ko ari baba wa taifa. Bavugaga ko ari umujyanama w'umukuru w'ikirenga w'igihugu. Yari hejuru ya President. Ariko icyo yavuga ko uyu munsi wa none President Kagame ko ni President n'undi ni baba wa taifa, ariko akeneye kubigirwa bikaba official kugira ngo atazajya n'uruza nyuma yiwe akaba yabihindura cyangwa akavuga ati so nukuvuga ngo mu yandi magambo igitekerezo ciwe n'umuperezida wazamusimbura nicyo agomba kugenderaho. yatanze urugero kuri Mao Zedong. Mao Zedong uyu munsi Jinping ayoboye Ubushinwa, Ubushinwa buyoboye n'undi hari filozofi cyangwa se hari umusingi w'ibitekerezo bya Mao Zedong agenderaho. Ariko noneho Jinping bivuze ko nawe ngira ngo ejo nawe yongerewe uburyo bwo kuyobora Ubushinwa mu gihe kinini cyane, kubera ko hari uburyo yagaragaye nawe nk'umuyobozi ukomeye cyangwa se umuyobozi w'ikirenga. So nuvuga ngo icyo yavuga ati nibyo koko Perezida Kagame n'umuyobozi nta n'utayibona ko hari ibyo yagejeje ku gihugu cy'u Rwanda, ariko abaye baba wa taifa hari uburyo igihugu gishobora kugira stability, kubaho gishobora kugira aho gihagarara. Atangura yavuga ko igihugu cy'u Rwanda nta hantu kigeze kigira nta bitekerezo by'abantu gishingiraho kuva cyabaho, ubuyobozi buvaho ubundi bukagiye gutyo, ariko nk'abashinwa bo bafite bavuga bati Mao Zedong ni umubyeyi wacu. Wajya muri Kenya Meki ufashe nk'urugero yaravugaga ati Perezida Kagame yubatse ubumwe n'ubwiyunge, ejo hashobora kuza undi mu perezida akaza ahirika ibyo.
azana ibye ariko iyo ari uwo musingi wowe uza ahubwo uzamura ntabwo uza uwukuraho cyangwa ujya munsi. So mu yandi magambo se noneho ubwo itegeko nshinga rifite icyo rivuze bikorwa n'itegeko nshinga kwa baba wa taifa. Banza wumve cyane ni itegeko nshinga biramutse byemewe haba buriho umuturage n'ugomba byongera gusubira mu baturage kari nijabo nk'uko ingingo y'ijana na rimwe byagenza abaturage abasenateri n'abadepite bakamanuka mu mirenge bakajya kubaza abaturage inama z'abaturage icyo ngicyo nicyo bisaba. Rero igisubizo cyanjye navuga muri aka kanya ibyo reka tubihari inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena baza wumve yewe wimbaza ngo ushyigikiye Mutabazi cyangwa se mushyigikiye oya wimbaza ko nshyigikiye igitekerezo cya Mutabazi cyane gishyigikiye yewe inteko ishinga amategeko twatoye abadepite dufitiye icyizere dutora nuvuga ngo abasenateri bafitiwe icyizere abo rero kandi harimo abanyabwenge harimo abasaza b'inararibonye harimo abadamu b'abamama b'inararibonye muri sena no mu badepite bazarebe bazashingire kuri icyo kintu barebe niba u Rwanda dukeneye baba wa taifa cyangwa niba tudakeneye baba. Ariko Claude iyo udashyigikiye umuntu ntunamurwanye ntugaragaze uruhande uhagaze akenshi no icyo mbere habiri gutese nge nakubwiye ngo nge ntabwo nitwa Mutabazi ariko ngewe mfite abantu mu nteko twatoye nk'abanyarwanda dutora abadepite dutora abasenateri bazarebe niba icyifuzo cya Mutabazi gifite ishingiro cyangwa kidafite ishingiro. Wowe tukubaje we nk'umuturage kuko Mutabazi na nyuma ava gutanga ibaruwa yakoze ikiganiro avuga ati jewe ndasaba abanyarwanda bose kujyana uduseke kujyana impapuro bakajya kucyikira noneho uyu munsi none tukuguyeho nk'umuntu uvuga rikijyana pasiteri ugira ibitekerezo wowe uramushyikira cyane umushyikira ni ngoya cyangwa reka noneho giye nkubwire uzabwira intama zawe banza wumve jewe nshyigikiye abadepite nato umva nkubwire jewe nshyigikiye abadepite natoye n'abari abasenateri bicaye hariya ibyo twabyumvise nakubaza ni ngoya cyangwa ni yego no ureke kumbaza ngo cyangwa yego nakubwiye ngo icyambere ibyo nabyumvise biradusubiza muri referendum siko bimeze none muri iyo referendum nyakwa perezida wa Republika niba niyo byayidusubizamo se igihugu cyakubwiye ko oya banza wumve yewe muri aka kanya noneho igisubizo cyanjye reka mbaho igisubizo kivuga ngo nanjye ndasaba abadepite n'abasenateri bazarebe niba koko icyo kintu gikwiriye cyangwa kidakwiriye ikintu uvuga ariko ni iki oyo uvuze baba wa taifa bazarebe niba koko twabatumye tubize ngiye numva Claude atagishyigikiye banza wumve umva karije Claude kuko yishyigikiye ikintu ubivugira ku karubanda banza wumve beki abadepite twabatoye baturutse mu baturage baturutse mu isibo mu mudugudu mu kagari no mu murenge turabatuma ntago bakubashije gushyigikira mu bitekerezo banza wumve umunsi reka noneho nanjye nkusubize ikibazo kivuga gutya umunsi nyakwa perezida wa Republika iki cyago cya COVID-19 cyavuye mu nzira azasubira mu baturage kuri teri turi hariya nanjye mfite ibyo nzabaza umunsi inama y'umushyikirano izongera kuba abaturage tugahamagara kuri telefone nanjye mfite icyo nzabaza niki mfite icyo nzavuga icyo gihe nzakivuga rero reka mabwire nuvuga ngo hari buri iyo umuntu ari hano urabona iyo umuntu ari hagati y'umugere n'undi iyo atarawusimbuka ngagere hakurya ntashobora kuvuga ngo nagezeyo nuvuga ngo hagati ye haba hari umugende reka rero tubaze dutegereze turebe igihe iki cyorezo cya COVID kizaba kivuye mu nzira hanyuma abaturage tukongera tugakorana inama n'umukuru w'igihugu akongera akadusura akatwinjiramo noneho icyo gihe natwe nk'abaturage dufite natwe icyo tuzavuga ariko muri aka kanya kumbaza ibya Mutabazi yavuze ariko se je Mutabazi sire nicaranye nawe wowe ukuye abantu mu rujijo ukurabona nubwo abari kukureba wenda twarubyo turi kura nk'abanya erega na physical appearance y'umuntu barayisoma bakamenya ibyo erega kuri televiziyo kimwe no kuri radio kuri radio wavuga ibintu umuntu ntamenye mudurimo ariko biragaragara ureba no guseka gutyo bifite icyo bisobanuye ufite ingabo mu bitugu bya mugenzi wawe reka ngo igisubizo kimwe kandi ntongere kumbaza ibya Mutabazi umva nkubwire itegeko nshinga ingingo yavuguruje ijana na rimwe yasabaga abaturage ko igikorwa gisabwa abaturage kijya mu baturage none rero ya ngingo ivuga ko igikorwa kiri ngombwa nibigaragara ko
itegeko nshinga ubwaryo rifite icyo rivuze. Dufite abanyamategeko, dufite minisiteri y'ubutabera ishinzwe kurinda itegeko nshinga n'andi mategeko. Urukiko rw'ikirenga nirwo rubifite. Banza wumva nyine ndacyatondora. Hari urukiko rw'ikirenga, hari urukiko rw'ikirenga, hari minisiteri, ariko umukuru nyirigihe uwa mbere w'ikubitiro. Ese mvuge ngo ibi ngibi, ese nyakubahwa we perezida wa repubulika we arabyemera? Ariko perezida icyo ni kimwe bazi ubyumve. ngira ngo Claude wibuke ko abanyarwanda nibo bamusabye abanyarwanda nibo bamusabye kuguma abayoboye, ndetse banatora bakora referendum batora ko azabayobora kugeza ndetse bavuze kugeza muri 2024. Noneho nanjye reka nkoze n'ubwo umunyamakuru kongeraho kugeza muri 2024. Ubu tugeze ubunyakwa perezida wa repubulika asigaje imyaka ingahe kugira ngo manda y'imyaka 7 irangire? Nejo bundi muri 2024. Muri 2024. Muri 2024. Hanyuma muri 2024 waretse iki kibazo kazongera ukakimbaza muri 2023. Ariko ntago ibintu bikorwa kurabona nka Mutabazi we nava ko ari nko gutangiriza mbere yuko wenda haza andi matora cyangwa se hazaza wenda undi muyobozi runaka, uko nawe uburyo bisobanura agenda agaragaza uburyo hari abantu bagiye baba wa taifa bakiriho. We ntashaka ko aravuga ati nk'uyu munsi ko aramutse aducitse ko nta uteguza wenda ubuzima bw'umuntu abari Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka aramurinze kandi ariko nibura yarakwe kuba baba wa taifa. Ahubwo ndamusuhuje kandi wibuke ko Mutabazi ntago ari we wenyine bivuze. Mutabazi ngira ngo bitangaje nyuma yaho ishyaka rya PDI. Je ntago ndi PDI ariko nyine ndi kukubwira babivuze. Je ntago mba muri PDI. Niba Mutabazi yaragiye muri PDI sindi. Oya n'abanyarwanda. Mutabazi yabivuze nka Mutabazi nk'umuntu yari opinion yiwe. Ariko Claude ko garukanye amahane miti. Claude gabanya amahane wana. Wibigira intambara. Ni ibintu byoroshye bigira intambara. Bivuze nyuma yaho Musa Fazil ni vice president w'inteko na IDPR ubwayo. Yabivuzeho ndetse ngo ninde ni vice president w'inteko y'amategeko uza witwa Musa Fazil. Honorable Musa Fazil akaza IDPR yashya mu nteko reka nkubwire reka akaza Honorable Mukama Abbas. Abo bose bagiye bagaragaza uburyo neza kagomba kuba baba wa taifa. Mutabazi muri abo bose se ninde umenye ko Claude yaburaye cyangwa umwana wa Claude yabuze amafaranga yo kwishura? Cyangwa ikibazo nuko tugira baba wa taifa. Baba reka nkubwire baba wa taifa uzagenda ubibaze umuvugizi wa guverinoma ari mukuru arinda. Hanyuma uwo no wungirije ni umuvugizi wungirije, ariko jewe reka nkubwire muri aka kanya jewe icyo ngusaba ni kimwe. Reka Claude tumureke kuri iki kibazo ndabona umva nkubwire afite amahane jewe ariko utangiye kuzana ngo kubura hari utangiye kuzana iki je ntabwo ndi PDI n'abanyarwanda. Ariko Kanija uri arashaka arimwe arigiranyo nyinshi. Kanija bo ni umwe mu banyamakuru nashyikirije u Rwanda koko giye mvuye mu bintu byitwa politiki. Icyo gihe akoraga kuri radio yitwa ubuntu butangaje. Urabyumva neza? So rero hani cyera cyane. So icyo ndakuvuga ni igiki? Ni mu muzanye ngo PDI yaravuze ngo yaravuze reka twumve no FPR nayo kizavuga. Okay, Claude. Ariko FPR wazi ko ari umuryango. Ni umuryango ariko no abande umuryango w'abandi. Noneho rero reka giye nkubwire banza wumve. Jewe ntabwo ndi muri komite ya FPR. Ntabwo banza wumve sindi muri komite ya FPR. Ndi umunyamuryango nshobora kuba umunyamuryango wa FPR, ndi umuturage w'u Rwanda, ndi umunyamuryango w'abanyarwanda, ariko ntabwo mba muri komite ya FPR. Claude ati navuye mu mashyaka ati ndi umunyamuryango. Umva ndi umunyarwanda wese ni umunyamuryango w'abanyarwanda. Kuko turi FPR umuryango w'abanyarwanda waharaniye. Urabyumva neza? So turi abanyamuryango ariko urumva okay. So rero icyo reka kubwire icyo dusubikiraho ni iki ngiki. Dufite abantu bashinzwe kuturebera itegeko nshinga n'andi mategeko. Ibyo twabyumvise, ariko reka tuve kuri icyo kintu. Abo bazaturebere hanyuma ikindi mumbaza kuri icyo nanjye mbaze ngende soma itegeko nshinga mbaze nanarebe icyo rivuga. Ejo bundi mugenzi wa Apôtre Mutabazi ati araka video kacaracaye kuri Twitter no kuzindi mbuga ati ari kumwe n'Amavuta TV ati murankangisha amaturo y'ibihumbi 100. Warakabonye? Narakabonye. Warakavugaho iki? Buriya icyambere nasaba Mutabazi akazabanza iyaba yaratuye i Kigali akavuga ati nubatse etaje Kigali
none gendera Mariyoti yavuze ko ibihumbi 100 bitajya bimuhaza n'abaprofete batatu yo bicaye Mariyoti badahaga iyo babiriye muri ako kanya biba birangiye. Ndabyibuka ko abaturage bagurishiye ibibanza Nyamata bakazana amafaranga miliyoni 30 umushumba zikeneye ngwihuta iminota 10 biba birangiye. Ndabyibuka none so nguwo ni uvuga niwe wandika urwandiko rusaba baba batayifa ko kandi nawe umwe mu baturage batuye Nyamata koro oya niyo ubwo nawe ugomba kwihutana rero ikibanza ukakizana. Ahubwo reka mbanze mbwire Mutabazi kugira ngo munyemeze ko ibyo Mutabazi yanditse nabishyigikira kuko ejo ashobora kwivuguruza akavuga ati ibyo nanditse buriya Mutabazi ntahagara ku kintu kimwe. Buriya gihe ntinya umuntu udahagara ku ijambo rimwe ngo arituremo niba uri umunyepolitiki uvuga ati je navuze gutya nk'ubu waramukagaruye Primo TV ya mbere akagarura Umubavu TV akagarura iki byose urabyumva. Je nkunda umuntu uhagara ku kintu kimwe akagihagaraho akavuga ati nakivuze. Ushaka ko Mutabazi ari ikirumira bise atagira ataba stable atari stable. Umva mbaze kubwira ibya Mutabazi tubyi sinshaka muri no kubwira ariko ni tumishi mugenzi wawe ariko umva nkubwire icyambere Mutabazi aho yimikiwe ntabwo mpazi sinzi umushumba umucumbyi ntabwo nzi umushumba kandi nawe ari umushumba. Umva nkubwire mu mbabare rwose bya Mutabazi urumva niba dace umuntu usuzugura abatura y'abakirisitu urumva je ntabwo nagenda na Mutabazi. Ariko urabivuga icyo umukozi Imana urumva uri umushumba w'itorero icyo mbivugaho kuko urumva Imana ntabwo yadutumye icyambere Bibiliya yavuga ngo twaherewe ubuntu dutangira ubundi. Yesu niko yavuze mwaherewe ubuntu mutangira ubundi. Niba waherewe ubuntu rero nawe tangira ubundi. Icyakoza ituro ntabwo ribujijwe muri Bibiliya. Ituro riremewe mutange kimwe bicumi n'amaturo mu biko bw'inzu yanjye mureko nazabagomorera imigisha yose mukabaraho muyikwiza. Maraki 3 umurongo wa 7 kugera mu 10 ndi kwavuga. Maraki 2 umurongo wa 5 haravuga ngo nuko nimwanga kumva nimwanga kuzana amaturo mu biko bw'inzu yanjye nzabasiga amayezi ku maso. Bibiliya nikivuga iyo usomye Maraki 2 ikaba ari ukuri se koko umurongo wa niko byanditse. Bibiliya niko byanditse. Iyo usomye Bibiliya y'Igiswahili yo iravuga ngo musiposikiliza ngo muti neno langu nitawatia mavi nzabasiga amazina ku maso. Nimutanyumvira Bibiliya nikivuga ariko se uba utayafite rega mujye munasobanura banza ndacyaza hanyuma hari umugabo witwa Kishi iyo dusomye mu Rwanda rwa Samweli ibice byaho 9 ku murongo wa 6 yabuze indogobi. Noneho umuhungu we Sawuli aravuga ati papa mubyeyi wanjye reka njyane n'umugaragu tujye gushakisha ture mu misozi hirya no hino turebe ko twazibona. Baragenda banyura mu bihugu ngo by'Isufi baragenda barashakisha barabura. Bageze mu mudugudu umwe bahura n'umugabo aramubaza bati nta ndogobe nta mwangamya mwatuboneye. Ati ntazo twabonye ntazo nabonye. Icyakora muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ibyo avuga byose birasohora. Urabyumva meki? So rero Sawuli avuga tese twajya kwa bamenya ntacyo tumushyiriye. Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihe ngo witwaga bamenya kuri uyu munsi wa none yitwa umuhanuzi. Umugaragu waramubwira ati data buja mu mufuka wanye afitemo kimwe cya 4 cya shekeri tujyeyo ahari yatubwira iby'urugendo. Barazamuka baragenda. Bibiliya iravuga ngo bageze ku kanunga bahura n'abakobwa babiri bari bagiye kuvoma. Barabaza batese mwaturangira kwa bamenya. Bakobwa barababwira bati kwa bamenya naho hirya ni mwihute musange atarajya gutambira Uwiteka igitambo ku musozi. Baragenda bageze imbere bahura na Samweli baramubaza bati waturagira kwa bamenya. Samweli aravuga ati nigewe bamenya. Muri ako kanya Bibiliya ivuga yuko bafata kimwe cya 4 cya shekeri bagiha bamenya. Ariko bamenya ntiyababwiye ngo nimumpe ituro ntiyababwiye ngo nimumpe ibi nibi ntabyo yabasabye. Ahubwo Sawuli abwirwa ko Samweli abwira Sawuli amubwira ngo Uwiteka arambwiye ngo avuganye nanjye ngo nkwimikisha amavuta uzaba umwami wa Isiraheli. So urumva rero iyo ugiye imbere y'umukozi w'Imana n'umutima mwiza ukamushyira ituro n'umutima mwiza oya nta giciro ituro rigira. N'igiceri cya bituro n'umutima utanga. No Mutabazi yarabeshye. Yego yarabeshye cyane. Yarabeshye birenze no kubeshya. Ituro nuko mutange kandi mutange munezerewe. Paulo yaravuze ngo yusomye urwa 2 rw'Abakorino ibice 8 umurongo waho ibice 9 umurongo wa 8 haravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwe zuru. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nuvuga ngo icyo bibye nicyo uzasarura. Nubiba amasaka uzasarura amasaka. Ibishyimbo n'ibishyimbo. Ibiti by'imyumbati n'imyumbati. Imigozi n'ibijumba.
ingano ni ingano, icyo ubibye rero nicyo usarura. Hanyuma hepfo akavuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurirwe izuru, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nuko aravuga ngo mbese nimuzi ko uyu murimo ari udutunze. Arangije aravuga ngo nuko rero buri muntu wese atange ukagambiriye kandi uko umutima we umuhata. Nuko umutima w'umuntu umuhata. Uko umutima w'umuntu umushumba bishaka. Ntabwo ari uko umushumba bishaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo amazi fata kuri aya mazi uzana ibihumbi 100, jyana aya mazi mu rugo utanga ibihumbi 500, utanga 500 amazi yajyane ibiki. Oya, nuko umutima wawe uhatwa. Nuvuga ngo niba hari igikorwa cyo kubaka ku rusengero kibwira abakristo ukibashyira imbere ubwabo, hari n'uwatanga miliyoni 100 afite miliyoni 100 ngahe, hari n'uwayubaka wenyine. Noneho Mutabazi yavuguruje Bibili, yavuguruje Bibili ko kuvuga ngo wimenyera amavuta, mwimenyera amavuta yanjye nimugende mumenyera abene wanyu se ni intumwa ibereyeho. Birashoboka, ntabwo mbizi amavuta naye cyangwa nayimana. Birumvikana nyine amavuta afite aho yagura, ntabwo ari amavuta aturuka mu mwuka wera. Kuko buriya abakristo bumvisha bati amavuta yanjye ubundi wimenyera amavuta yanjye. Urugero igihe uri umukozi w'Imana, amavuta ufite abara yawe cyangwa abara y'Imana. Ariko muzamumamagare mumumbarize ninde mu apostle wamwimitse, bishop apostle wamwibitse ninde, azabereke na certificate n'amafoto ya ntuzi yisengerwa ryiwe. Ibyo nabyo bizamarujije abantu. Apostle uyu munsi none giye mfite abakristo Nyamata bavuga ngo pastor mugeze naho musuzugura amaturo tubaha. Ni umukristo w'umucuruzi kandi yambaga icyacumi. Urabyumva neza? Kubera iki? So udafite icyahomba agerageza guhombya abandi. No kuvuga ngo yagukuye ku mugati. Ntiyawumuye kubera ko mfite uko twigishije, urumva intama zanjye zifite uko zinyumva. Ariko uwo mucuruzi nta kiyago. Ariko arama ari kurumva ako kantu yakakizemo. Uravuze ngo udafite icyahomba. Urabyumva neza? Bibiliya yavuga ngo hari abakobwa, hari abadamu babiri babone umwami Salomo. Icyambere umwami Salomo, abo badamu babiri baryamanaga, Bibiliya yavuga ngo zari indaye ebyiri. Noneho zibana mu nzu imwe, bose bafite abana, buri muntu wese afite umwana. Noneho baryamye nijoro, umwe aza kuryamira umwana wa mugiye, umwana we arapfa. Uruhinja arapfa. Amaze gupfa aramufata amushyira imbere ya mugenzi ufite umuzima, afata umuzima wa mugenzi we amushyira imbere ye. Noneho wa wundi nyine umwana muzima akangutse asanga umwana yapfuye. Arebye asanga bamujyanye, mugenzi we yamutwara, aramubwira ati ko mfatiye umwana wawe wamuryamiye agapfa, usubiza umwana wanjye. Ati reka da, uyu ni umwana wanjye. Birasakuza, bajya imbere y'umwami Salomo baramubwira bati mwami, uyu tubana mu nzu turi abagore babiri, none twari dufite abana babiri, turyama ku gitanda kimwe. Uyu mugore yaryamiye umwana we aramwica, arangije afata umwana wanjye amushyira imbere ye, we yapfuye amuzana iwanjye. Muri rero ndashaka kubwira abantu, hari abantu bafata ibyabo byapfuye bakabizana iwacu bakadutwara ibyacu bizima. Ariko ikibi cyo kugira ngo Uwiteka agarure ibyawe byapfuye, agarure ibyawe, aguha ibyawe bizima, ibipfuye bisubire kwa nyirabyo. So icyo nshaka kuvuga rero ni iki, banza wumve. Salomo arangije aravuga ati mwese kuko mutarimo murumvikana, uyu mwana abwira umugaragu ati inkota hafi. Uyu mwana agiye kumusaturamo kabiri, umwe atwara igipande. Ngira umwana aravuga ngo mwami mumuha mwijyanire. Kubera iki? Yibutse igise cy'uwo mwana. Ariko wa wundi aravuga ngo musature, nibyo nanjye shaka. Mumuha mwijyanire. Salomo amenya ko ushaka ko umwana bamusatura atari nyiri umwana, kuko buriya nyiri umwana umubyeyi ni umenya igise cy'umwana. Mutabazi yaza kuba afite itorero, afite urusengero, afite inyubako y'urusengero, akaba afite intama muri urwo rusengero, ntabwo ari kuvuga ariya magambo. Kubera iki? Mutabazi niwe kuri ya side y'ibyapfuye. Nuvuga ngo we afite ibyo byapfuye, nta rusengero agira kuko adafite intama mu rusengero. Arashaka kujya gahombye za ADPR Zion Temple Restoration Miracle Center, ahombye abafite church. Baba Kristo noneho bafata imyumvire mibi ko abapastoro bafite inyigisho zo gufobya amaturo batura. Mwahomba iki? Baza wumve muyandi magambo. No n'ubucuruzi, kuko nibajemo guhomba ibyo n'ubucuruzi. Baza wumve, baza utega amatwi wumve. Pawulo yavuze ngo hari bamwe baje bomboka muri uyu murimo. Murabyumva neza? Mutabazi, Bibiliya umunyarwanda cy'umugari yavuga ngo akabigira kabizi karya imboga ubugari bwaritse.
Mutabazi avuga ko afite masters, avuga ko yize. Mutabazi ntayobewe ariko rangaje yabivuzemo gusa bituro si icyaha ariko uburyo yabivuze birabero ntabwo bikwiriye intumwa kuko urabona uburyo yabivuzemo ntabwo igiterane gishobora kuba kiri muri Petit Stade cyangwa muri Stade Remera noneho ngahagaraye ku ruhimbi ari muri stade ngababwire ngo ubwo buturo bwanyu ni mu bujyana mujye mumenyera amavuta arenewa ni ukuri kwibanda kubwiza ukuri n'igiceri cya 50 cyangwa c10 nta mukiristo wagitura aho hano Mutabazi avuze ari amagambo mu giterane kubera iki nabantu bo kwingingwa nabantu bo kumvisha ukuri ukaba kuyakuya intama umwana biravuga ngo ninde umwana yasaba umugati akamuhibuye so urumva rero dukwiye gufata intama nk'abazazibazwa Yesu yaravuze ngo nige mwungeri w'intamba iyo mvuze zanjye ziranyumva zavuga nanjye nkazumva arangije aravuga ngo hari naburira inkike ngo aburira inkike nabajura n'abanyazi ariko uca mu irembo uwo niwe mwana w'Imana rero hari abaje burira inkike hari abaje muri uyu murimo buriye inkike bataraciye mu irembo uzarebe iteka ahantu kuri geti nk'ubu rugero uzarebe ukunda kujya tuvuge hariya ku nteko hari security kugira ngo uhanyure hari geti nuvuga ngo uramutse ugiye ukurira igipangu kagwamo imbere uramutse ugiye ukurira igipangu kagwamo imbere aba security bakagufata ibyangombwa bya bita utabaye registered hariya kuri kuntuza ubwo niho mbaje niho nanze urugero mu yandi magambo bakagufata utari registered kuri gate icyo gihe uvuga ngo ubabaye umuntu bahita bakubara ukundi kuntu kwangiza umutekano rero harabaje muri uyu murimo w'Imana buriye inkike badaciye mu irembo barangije bitwa iryo zina ibyo ese ubundi kro kiriya kiganiro cyose waracyumvise cyangwa nawe wagendeye kuri kara kantu gato kuko hari igihe umuntu afata akantu gato akaba ariko ashyira kuri ikiganiro cyose nacyumvise none se wumvaga context Mutabazi ari kuyivugamo ari ubwo buryo uri kubisobanura ushaka ko wenda nawe ushaka kumukubita waragendeye oya sinshobora mukubita se mbese ndamukubita se ngo bimarire iki gusa uburyo yabivuze mugende mumenyera amavuta ya bene wanyu ariko wumvise aho byari byahereye se cyane none se hari umuntu batonganaga muri icyo kiganiro ngavuga ati genda mumenyera amavuta bene wanyu je ntukaze kumenyera muri kiganiro kuko hari umuntu bicaye hano muri kiganiro turi muri deba akambira ati genda umenyera amavuta ya biwanyu tuvuge yenda afite church ye afite ministry yiwe afite imyemerere yiwe nanjye afite imyemerere yanjye akavuga ati genda mumenyera amavuta yiwanyu twebwe genda ntukaze kumenyera amavuta yanyu ibyo birumvikana ariko urumva yabwiye public yabwiye isi yose yumva ururimi yavugaga rero niyo mpamvu uvuga ngo Mutabazi nace bugufi yemere guhanwa kuko buriya kandi ikindi mpamya Mutabazi ntabajyanama agira ubizi ute oya ntaba ese warabagira inde wowe ugira abajyanama jewe aho niba uri gutokora ijisho ry'undi utabanje baza wumve rero reka nkubwire none se ubu maze amezi agahe ntari kuri social media ubu niba afite umukristo mbwira atari ko nabajyanama bagufuriye cyari ndi bamugana abantu bishyize ku karubanda baza wumve bishyize hanze byose oya baza wumve kandija iyo mvuze ntariko kubona iki kiganiro mba ngomba kugikurikirana cyose nkamenya navuze iki nishehe nzakosora hehe ibyo byose rero mba ngomba kubanza kabisuzuma kavuga ibyo byose nta byera ngo de nta rurimi rutanyerera rurimi rushobora kunyerera kuko umuntu atarabishaka cyangwa imivugire ye n'ikinyarwanda cyacu bwacu ubu hari n'urujambo ushobora kuvuga uwiburera ntabyumve neza ibintu nk'ibyo cyangwa se umuntu runaka ntabashe kunyumva neza ariko kwera iki umuntu w'iburera niba ari ku mupaka wa Cyanika kuri Gisoro ashobora kumva igifumbira kikamuzamo icyo cyinshi so ibintu nk'ibyo rero numva jewe gucishwa bugufi nibyo bya mbere guca bugufi nicyo kintu cya mbere kandi nta muntu wanga guhanwa no kugirwa inama n'iki ntabwo icyo dushyize imbere ari amazu samba modoka sibiki Yesu Kristo yaravuze ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo ibindi byose muzabyongererwa rero uyu munsi wa none Mutabazi ibyo yavugaga ubusobanuro bazangwe cyatuye ibyumba abakire bose ubundi iyo bamaze gukira batura i Kigali kujya ataze ngo bibake kadastari bibake taje Kigali nukubera ku bushobozi bwe bumwebira gutura ibyumba nutuye i Kigali ni ubuntu bw'Imana ukabihuza gute rero na cya kiganiro ko Mutabazi yaragize ubushobozi bwo kwiga
suka abandi kuguha agaciro agaciro no ukira ariko agaciro kugira ngo abantu bamenye ko ushoboye agaciro ubanza kugaha abandi mu yandi magambo nuvuga ngo umuntu ashobora kukutesha abantu bashaka kumenya ko ushoboye wowe utaramenya ko nawe ushoboye none wowe kumenya ko ushoboye ariko none urabanza ukareba bya bindi hahandi washize ubushobozi bwawe ukavuga atari ko se aba bantu kuki kombo nibi bintu bitagize ibintu narizi ko nshoboyemo ndabona atari byo nshoboye ahubwo aba ibi bintu abantu basunikamo bashaka ko mbagiramo ahubwo ibi bintu none amaso yawe ahindukira inyuma ugasanga bya bindi koko ibyo nibigiye gushobora kwera iki nta muntu wigira n'uburyo niba nkumvishe neza n'uburyo bwo kuza kwa kundi nka yuza ukongera ugasubira niko bimeze nuvuga ngo tubane n'abantu bose amahoro tutishyira hejuru ariko nawe nta muntu yakomerekeje baza wumve ijambo rivuga ngo mumenyere amavuta bene wanyu iryo ni ijambo ribi ijambo rivuga ngo ubuturo bwanyu yaragukomerekeje ibihumbi 100 yaragukomerekeje baza wumve urumva jewe kandi jewe uyu munsi wa none niba mbikubwira nta muntu ufite stati y'ubwene igihugu bw'u Rwanda uyirusha uwundi ururimi Mutabazi avugisha nanjye nirwo mfite nundi muturage n'umuturage w'inyamasheke nirwo afite n'uwi Rusizi uwi Rubavu uwa Nyagatare uwa Kirehe uwahe twese turabanyarwanda stati turabanyarwanda rero imyigishirize ziriya nyigisho za Mutabazi ntabwo arizo kandi dushingiye kuri Bibiliya Yesu yaravuze ngo tubaze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa hanyuma Yesu iyo bamuzanyaga abarwayi ntabwo yabazaga ngo mufite amatura ngana iki yabanzaga gukiza abarwayi nyuma abarwayi isomye muri bariko abantu 9 baraje bazanye umurwayi bibanda ngombwa babuze naho banyura burira hejuru babirindwa amategura baca mu mategura bamanukira kuri Yesu barakira nyuma noneho baragenda Bibiliya avuga ngo nyuma yaho hagaruka umwe gushima arabaza ati ko mwari 9 umunani basigaye hehe so urumva wa wundi umwe wagarutse gushima niwe wumvaga ko yakozweho arangije Yesu aramubwira ngo genda ukirire kimwe nuvuga ngo gushima ushimira ubaguhaye so numva rero meki muri aka kanya ngewe icyo numva navuga cyaba ari cyo ngicyo hanyuma kuri wenda nyuma y'ibyo uvuze nyuma y'ibibazo byinshi wabajijwe noneho abantu bafata iki muri rusange mu byo twavuze cyangwa muri rusange wenda cyane ku byo tubaye nk'abasorezaho muri rusange cya mbere twahereye ku by'u Rwanda n'Ubugande kuba wishimiye ko ugiye kujya kongera gusukura itorero ryawe rwose sinaho honyine n'ahandi urumva inzira hari uyu munsi wa none ni indege yonyine gusa ihari ku munyarwanda cyangwa umugande kandi ntibiba byoroshye hari abantu benshi baba bafite y'abana bafiteyo za famiye bashiki babo abakwe babo ibiki byose bavuga batari ku mwana wanjye baba bakumburanye bafite ibintu nk'ibyo ibyo rero tuba twishimira ko igihugu cyacu kirimo kirushaho kudushakira umubano mwiza ni iby'igiciro kandi tukomeza gusengera kugira ngo birusheho gutera imbere dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu dushimira n'abanyarwanda kurushaho gusenga no gusengera igihugu no gukunda igihugu no kugikundisha abandi aho tugeze hari ahantu nageze meki hari ahantu nageze barambaza ngo ndimo nduzuza barambaza ngo ubwoko bw'abantu kabira yako ndabwira ndi umunyarwanda urumva hari aho uzuza nationalite ndi umunyarwanda hari n'ahandi wandika ubwoko bwawe urumva kabira yako nini ndabwira ndi umunyarwanda ngo Rwanda umeandika ngo umeandika citizen Rwanda ngo sasa kabira yako ni ipi ndabwira mimi kabira yangu ni munyarwanda so urumva rero hari abantu benshi baba kiri mu mwijima bakeneye kuva muri uwo mwijima w'amoko baba bakeneye kuva muri uwo mwijima uduce n'uturere n'ibiki byose ibyo dushimira u Rwanda kurushaho ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda burushaho kudushishikariza gusobanukirwa iby'iterambere ry'igihugu cyacu icya kabiri mwambajijeho ni ibijyanye n'uburyo Mutabazi yajyanye inyandiko muri parliament icyambere cyaro uburyo byavugwa ko wahunze ibyo ngibyo ndahari ndahari bambonye nibahabwa umugisha niba hari uwankeneye niba hari uwantumiye mu bukwe akambura dore ko na covid nawe hari umubare ugenwe ubwo nta cyo gihe niba ntarabonetse muri ubwo bukwe hari undi wabutashye hari undi mubare wagiyemo
so nibwira ko niba hari uwo twahuriraga mu isoko umuntu agenda ingendo ziri ngombwa ndiko nasubiza nkuko amabwiriza ya minisante nkuko amabwiriza n'amabwiriza ya guverinoma buriya ni guverinoma nkuko amabwiriza y'igihugu abivuga hanyuma ikindi bya Mutabazi byo kujyana ntuze inyandiko muri parliament dufite abadepite twatoye wigeze umushyikira ntiwigeze nareka kutamushyikira wagiye hagati navuze ngo dufite abadepite n'abasenateri baduhagarariye mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi ariko wibuke ko atari bazaza igisubizo cyanjye kiravuga ngo abaturage nibo bazabisaba reka dutegereze covid ive mu nzira tuzongere dusubire mu nteko rusange z'abaturage dufite aho dutangira ibitekerezo nyuma noneho nimara kugira aho mbitangira nanjye nkagira abandi banyumva ko igitekerezo cyanjye nanjye cyumvikana uko nkivuga numve niba mpamanya na Mutabazi erega naho uragitanga kuko hani kuri media igitekerezo cyane ibyo tubyihorere wemera ko media zitanga platform abantu bakatanga ibitekerezo byabo ari nayo mpamvu none se kugira ngo umenye ko Mutabazi aho wahoze umunengo uvuga ko ibyo yavuze atari byo kubijyanye n'amaturo wayibonye he ni kuri media ibyo byose meki reka dutegereze ibihe biravuga ibihe bizatubwira igihe kirahari turi mu gihe ibihe bizatubwira siko bimeze hanyuma rero muri ba badepite bacu n'abasenateri bacu nibabe bakorera ubugororangingo ibaruwa ya Mutabazi hanyuma icyo gihe ibaruwa ya Mutabazi mu gisubizo icyo gihe tuzabona icyo tuvuga ariko Mutabazi we nyuma yo kuvayo yaravuze ati nyamuneka abaturage bantu mungi inyuma mujyana ibiseke mujyana amabaruwa nawe hamaze kujyayo bangahize ahubwo nicyo twabazaga ku cyo utarayijyanayo we mbwira uti harabagiyeyo harababijyana sinabimenya hanyuma ku cyo utarajyana none se amaze kujyana yibaruwa ko yaje akagusanga cyangwa mwahuye ndimo ndabaza we nk'uwo kucyo tagarutse ngakubwira ati hari abantu bamaze kujyanayo amabaruwa n'ibiseke Primo Media Rwanda na Bwiza TV birimo birabaza we nk'uwo opinion leader so jewe rero wowe ugeze ujyana ibaruwa abaya ntabwo nyijyana kuko minisabwe na Mutabazi mfite uko nyijyana mfite nuko nagiye mfite nuko natangiye imbere ibyo nabayemo byose ntabwo nabibayemo kubera Mutabazi nibyo abamo byose ntabyo kubera korona hanyuma twagiye ku cy'amatora so rero amaturo nyamureka tuyoboye umukumbi nkuza nk'abazabubazwa tugomba kumenya ko uyu munsi hari aho tuzabazwa bamenye byinshi bazabazwa byinshi rero nibwira yuko ituro ntabwo ari itegeko ituro n'ubushake bw'umuntu kuba wabona umuntu bwabyo ukavuga ati ariko meki Claude ye mfite imodoka ebyiri cyangwa mfite 3 meki ruba nifuza kuguha imodoka so ubwabyo ntabwo wayinsabye ariko genda kureba nkavuga ngo meki cyangwa kari nijabo urabikwiye cyane ibyo rero n'ubushake bw'umuntu ntabwo ari itegeko ndumva byaba ari byo ngibyo koro reka tugushimire twigisha abantu karinija reka dushimire Claude reka dushimire Claude kubw'umwanya we ntabwo ari ibintu byoroshye gufata umwanya we akaza kuri ibi bitangazamakuru by'umwihariko nk'umuntu byavugwaga ko yanahunze ntabwo biba byoroshye ntawamenya icyo bavugaga yahunze ariko nta nduri ivugira ubusa by the way nta nduri ivugira ubusa ariko no gutanga ibitekerezo ni inyamibwa kubona umuntu ubasha kuvuga akajya icyo wavuga cyose byose buri wese abasha gukuramo icye akamenya n'ukuri kwayo na Mutabazi akaba yakuramo ko yagutonetse yerega ndi umuntu nanjye ndi umuntu ashobora no kuzagaruka wenda akaba yanakuvugaho nawe urumva ariko ndashaka ikiganiro cyanyu mwembi meki kugira ngo duhure na Mutabazi nuko yaza avuga ati mu by'ukuri mumenyera amavuta bene wanyu ayange ntimuyamenyere ibyo bintu akaza yabiretse akavuga ati biriya rero nari naramutse ni opinion niye erega Claude tugomba kujya tumenyera kuganira ku bitekerezo kurenza uko tuganira ku bantu anyway ntacyo bitwaye igikuru nuko dupanga umuhuro turi amahoro kuba abanyarwanda turi amahoro akirishimwe Imana kuba turi amahoro ko suhuye na Apôtre mugenzi wawe hari icyo byagutwara nta kibazo ugiye mfite dupanga umuhuro nta kibazo mfite kuko dupanga umuhuro anyway muzamenyesha nta kibazo hanyuma kari nijabo
hari umuntu ushobora gukenera Pastor Claude yego bw'igitekerezo cyatanze akaba yanambwira ati subirayo ubabwiza ukuri ubabwire ati burya bitugorega no kuyagutenga mu bitugu ko uri umukozi w'Imana ukenera amavuta yo kwisiga wenda atari nkayo ngayo nayo kwisiga ariko ntabwo ari amavuta y'ijuru nayo kwisiga y'ijuru dufite uko tuyashaka bikagorana aha ni 0782 51 15 97 0782 51 15 Pastor Claude niyo nzima Imana ifite pièce ongera ugasubiremo kuro ni 0782 51 15 97 0782 51 15 97 abasenateri n'abadepite bacu Imana y'amahoro ibaha umugisha twifuriza umwaka mushya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nibo subiye kuri kamera hanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika Uwiteka abane nawe akurinde n'ingabo na polisi mwese muhabwe umugisha muri rusange ubwo abari muri diaspora bazashyiraho abari muri diaspora bazashyiramo guteranya polisi 150 nabo kandi turabasuhuje bakore subscribe kuri Primo Media TV bakore subscribe bakore like no kuri Bwiza TV bakore subscribe bakore like kandi niba kure mikoro urakoze cyane nukuri kandi ufite turo arizane ariko nta mubare musabye kandi niba ari nzakubwira nakare n'ijambo nzabimubwira baritanganya umutima ukunze nkuko Bibiliya ibivuga nukuri kandi uko niko kuri Bibiliya nikivuga ngo mutange munezerewe kandi mutangane umutima ukunze ubibira abandi azabirwa uvomera abandi nawe azavomererwa icyo umuntu ageramo nawe nicyo azagererwa urakoze cyane Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu amen nakoze cyane